keje nakoze agashya koko. Asa kiwawe ufite umugore ubana n'umugore mu nzu nazo mbambwira wowe inzu ukeneye iyi mayibo urabone yawe mfite abakomisiyoneri 12 wangu n'uburi wanjye nshaka hamara amezi ane mwana mwibonere haze ubu ngubu se yasere kuba ari hano yataba cya kigoryi n'abacumbitse hano mu inzu nkaba nyimushakira kiriya gifite inzu kitabamo itameze neza gihora gihanganye n'imbeba n'imibu kana menya amazi ko kaka banda karibu ndakorekera ariko nibyo yo nihumura nanjye ntabwo naye kuryama ngo nsinzire ibase yuzuye amazi iriya base yari ifite n'uruhumbu buriya byabagiwe no mu kanwa Jinja we Jinja rero ntazi narwo rero ruri mu ntozi we Jinja kame boss cyangwa tuvugane gatoya ako buri munsi njye mpamagaye inshuro 3 kugira ngo wumve ko nkuhamagaye erega mba ndi gucuranga radio mba ndi kumva ibiki ntuzi gucuranga radio wa kigo cyora ni muri studio erega no sunanye ngomba kumenya amakuru agezweho nabona nta WhatsApp ngira ntaki gura udukuru tugezweho ntumenyera kuri radio uzi no twatugana twa mu gitondo hari utugana dukorwa n'abakobwa usanga turyoshye ngazi babwire buretse Nabyo nje wakoze nibiki Jya gusaba ubunze iminwa ngo baguhe imibizo n'ibiki bose nukuri bose mbabona nanjye ejo wagira ngo umunsi w'ejo wagira ngo twari twasaze nukuri kandi hafi ya twese niba wasaze wagira bakikora cyo ariko twese njye nabivuze kare kuko ari agakobwa kari kagusuye mbere wagira ngo gatera umwaka kuko reba ibintu byose byabaye ejo kuri ikigoryi kandi mubone nje nzakwicira nzakwica wacu mbabona nuko ntabwo ngabanye tera umwaka mwaba ari hoteli umwaka nese ibintu byaba mu munsi wose ibintu buri ni gute ubuntu cuzugura ngiye haza umukobwa nanjye nikore gahunda zanjye na wivangemo uri kubunzi iyo ntazi yawe ngo ni umunwa udafite pfo na ruguru ngo ubagwe ibibizo nese boss ibintu byabaye ejo abakobwa bose ko bari basanzwe baza kugusura ko nta bintu byabaye ntejo byigeze biba byanize ko bitazongera umuntu mukuru hano nukuri kw'Imana ntago kandi agushinzwe kubarura abakobwa bose nzana hano wakinga nukuri kw'Imana nibyongera nzabe dendo uzabe dendo uzabe imbeba ubundi nshaka nzabe nk'imbeba nshaka nzabe imibu umva rero cyakiroza abonye cyarakaye cyane cya kintu gituranye kimeze nk'ikinazo cyawuke uzi ukuntu kiri cyarakaye cyabaye yewe data we usibye ko nyene n'uwina cyabari ikinyamafuti cyarakaza n'ubwo kigukoreye ikigose ukirusha amafaranga buriya nicyo biba nicyo kibimenye nyine cyose kandi kikurusha amafaranga ukirusha ibintu byose urumva ntawe uri cyakora ndaza kuza tugire duse nkaho tukemura ikibazo cyabaye ejo ndaza kujya kumureba ako nawe isubireho nukuri kw'Imana ngiye ndisubireho pe ko boss watumenyeho amazi none uziko nagiye kubona mbona yanda yacyo cyese kiye kubitase gutyo kugira ngo tavunire nese akiko rya ko nawe umeze nk'igisazi bashira ibyo warore widonda waje kwidonda muri ya myuko ariko garuka umva wasa mzeze ego boss gura Tebo yagiye kwa kakana kawe umva nyine garuka akona tumwe twegeranye akije wa niyo nose bugura no tukakora iki twakora iki reka duteke yawe mutinda roti ibyabarimo koko
ese boss rero kaza ndi kuvuga ku byabaye ejo wagihonewe mu bijyanye n'ibyo kugira ngo basi nura mushyitsi nawe uginyete icyo twakora n'imwe kibona twakora kizima kuko ndabona ajyaye ntazi kabisa se twakora ikira ariko reka nze nkubwire ikintu twakora reka twongere tumuhamagara ze twongere duteke inyama urumva duteke inyama twiyunge tuganire turye twese nka bya biryo twe twatetse ejo ukuntu byari bimeze inyama wagira ngo ni intare nese uragira ngo duteke ikibozo nako uragira ngo dukore inyama ndateka zingaze kari ebyiri ni ngombwa se nziteke nabaguriye byeri se bikarangira ahubwo ndamugura byeri ariko njye nibangurira icyuma ya inzoga yitwa icyuma urayizi uzi ko unywa akantu kamwe ugahita wumva ugahita wumva inkokora ibitsitsi noneho utumva byagiye mu gahanga sawa ngagenda turaza kubivugana icyuma nyigugurire n'inzu yanjye nsanga noneho wayitobaguye nsanga agiye hejuru mu birere uri muzima mbigugure noneho nsanga wahamagaye n'abazimu na nyabingi n'umuryango w'iwanyu wose n'ubuvivi bwose bwaje umukobwa we bancumuza mana cyakora aturanyi beza we ruheruka se rugiye hehe buriya nikije kumutwara ko cyatumenyeho amazi cyane shana we sonde ko mbona ari mu kazi nta bintu mbona byandagaye birasibya ndakora iki tekereza vuba waramutse tanti ndi yarambona uri wenyine mbona uri mu kazi nawe turaza kugufasha
oya kuko ejo nasanze narakoze bitakwiriye nawe reka mbe nagufasha mbere kuri ibi hanze nta kibazo oya ariko ni ukuvuga yuko reba we ndabona yashoye ibigambo ngiye gukora ikira tekereza kandi kuvuga yuko nyine biriya bintu uko nasanze atari byiza kuko nafite akazi kenshi kandi ndi gukora nawe teka nzembe nagufasha nk'umuntu nzi ko ntakure neza ejo ntakune se wamba mu maso ariko wirakara ntabwo ukabyina se ngo nimba nje kugufasha ntabwo ari ukurakara ariko njye nabufasha nagize nkwaka none se ibyo wakoze wari wasinze nta bwenge wari ufite ariko warayibonaga ko nanjye itari jyewe sinabwiye ngo usubi iwanjye ukanga igira hasi cyangwa ukubita umweyo niba ariko ukankungiza kano kabati ukubita umweyo bibone vanaho izo ntoki ntukansuzugurize ko ndi umuntu w'umugabo wowe none se nimba uri umugabo ibintu wabikoze wasinze amazi wamenyeho urayibuka yashoye ibigambo gusa kangewe ndajyana iki nditwaza iki tekereza vuba kajyana n'ibikorwa ariko se ntacyo fata ibyo nose basi nicyo ushaka kungura ngambwira ikintu ushaka kungura mva uva mu maso mu maso ni akanyarira jisho se jyewe yarafatishije arayibuze reka nanjye nshaka ko ninjiza hasi none se umuntu mushya muri karitsiye muba mugomba kumwitaho mukamuha ikaze gatabwa muri yombi wambaye wajya ukora ariko hano bakizwa uburezi n'abantu babahabuga mbere nuko ugira n'abahabwa cyangwa iki noneho uzi ko niragutse nabo basasa fatanya amazuru y'ugabanya umuntu ubundi agatatu nako ntakira ukuntu baba bagagendaho urumva hano hantu bikoze neza byinshi ariko umunsi w'umuganda wakubyaye yari umuhwituzi umukobwa nk'uyu mwiza waje muri karitsiye ariko wowe navuga wajya wiha akabanga reka tumwiteho jyana ibinini bijyana mu nzu nini aka ngaka niko uzagira itorosho jyana se n'ibi ngibi jyana mu nzu nta bundi njyewe ibintu nabakoreye ejo njyewe mbemereye icupa pe ndebera nawe ugasuriye uburiri tanti njyewe nje kubabwiza ukuri njyewe bitewe n'ibintu byinshi nabakoreye mbemereye icupa si ukubabeshya njyewe muze bagurire pe icupa ahubwo rero mabuja icupa dupfe guheza n'ubundi turabatura reka n'ubundi ntabwo arasanzwe ari kubera ko ubundi urabona icupa buriya rihuza ninuze bigahuza imiryango rwose ni nko kugira ngo nkosore ikosa ryabane ni nk'agafote gato kabaye kandi uzongere biriya ntabwo byari byo ariko n'undi bosi ntabwo arasanzwe ari umuntu mubi waraboya bya cupa genda we muvugira se wambwawe nuko mubana ubuse tumuhe imbabazi z'ibyabaye byose wenda bagurira icupa pe akore kamwereka nyine gazi yenye wenda ashobora no kuba wenda abazimu biba bari bahagurutse ariko niba yemewe iwabo bagira n'abazimu nta bazimu ntabwo mubazanye muri iyi nzu
arabeshya ibyo ngibyo ni ibigambo nyine nubwo ari gatoya ariko urabona nyine iyi nzu ni karifiti nyine ubu tugenda nyine uduhe iryo cupa ariko ushobora noneho abantu babaga muri iyo nzu basenga agashaka baraga badasakuriza basenga sizi niba nawe ari gusanga se ngo ari umupagani wacyohewe ariko mfite ikibazo kuki muri kwiyahuza amagambo cyane iyi nzu ngiye nzanza kureba buri munsi mumeze neza nzanza kumureba tugende iryo cupa uri pano yawe cize nijyanye ariko treyazi sha mabuji pano yacu urayigurana bra boss nubwo se kunywera inzoga nubwo ari umusenze ni umuntu w'umugabo ariko si uyu mugore ni kugatekera ye jeri uyu mwanya kuzabwiye ko ari umukobwa ntabwo ari umugore ntabwo ari umugore siyazi ntabwo ari umugore n'umukobwa nawe yera kubwe yuko reka mbaye ndira wundi ndabagurira mwese reka mbaye ndira wundi mwese mumwere boss ni umuntu w'umugabo shiraho ikigoryi bose n'ikinazi ibyabaye rero byaramutunguye nawe urafunguza rero ogi oya mfunguza mimi n'umuntu w'umugabo zana ari kugukorera iyo utabura zino yewe uyu mukobwa akaba ubabweshe yewe uranywa inzoga urari wanjye ndabategera yewe mbabwiye kanguha akabezo ku kuguru yewe yewe nitwa domokire aya ariko uyu mukobwa uzi ko mu nda ya mama we harimo igishahuro impamo y'imana mama wiwe ibi byoya byose we ufite urupara oya ubwoko bw'iwabo ni ingagi avuka mu ngagi ngiye mvuka mu ngagi nyuma n'umutwe wese ubwoya ugira ari ikibazo twaje kunywa inzoga ntabwo bosi ni nanjye radashushube bosi ni ikigo ry'imyorere wa mugabo urasinduka ukagira ngo inzoga uyifite mu kaboko ari akaririmbo wumva akaririmbo ko muri ntuze twaririmbaga mbara bwira mumwiyegereza bararirimba ubuguru baririmba we kigoryi manyoko sakuzwe n'ikigoryi aha ni amahirwe ya nyuma kuba wicaranye nanjye pumbafu amahirwe ya nyuma zakubabye ikonje n'abatakunywa numva bavuga ngo ngurakaze sha niko so wagira ngo yacukuraga imyobo nibo baririmba gutya uraragwa badataniza ry'Imana umva sakandi umurokora kuri panaro uw'ikimbona bonanye gora kandakora nyakuvuna umweto zavumba se akakwegera ariko naho ubundi cyakoze muri abaturanyi beza ndanabishimiye cya gihone cyo gasindira mu ziko kigasha umunwa wacyo mwagituje ku ijerekani yeza y'ikigoryi ubundi iyo ujya gushaka abasirikare akaba baza gukora mu rugo rwawe nawe kuzanira imayibobo wowe kwe cyaje gukora akazi gihunze byakivuye mu ariko rero nubwo uri mwiza uri umugore abagore baragorana nicyo gituma babisa abagore mu byaro nabwo n'ibigage abagore werekera neza abagore werekera neza ndamubwira mu byaro nabwo ibigage nabwo ibigage ariko ndikunywa byari ibigage kanywa nzobyo kapu w'ibigage wajya kunywa rwayo ariko igikozo wakirukana we wakirukana uyu mukobwa akaza arumva ukazajya gukoropa
yakoropa no mu nzu agapfura n'ababyeyi y'abana b'abakobwa bazana kazana inyonjo we kigoge njye ntabwo n'indaya ndifite ubutwi mu bw'ivara karare mu rwinura karare ku gisenge wahembewe za nyonjo ukunda kuzana zikanuye n'ibiragara umureba umunsi pe ngenda baha inzoga mbaha ibyo kurya iyi nyarwege yawe iyi ndimeze bayongo ni irimbi ibamo ibintu byaboze ndakwirukana